Tubahaye ikaze nanone nk'ibisanzwe kuri uyu muyoboro Mr Scholar Kizito. Kuri uyu munsi wa none nkaba ngiye kubereka ibice bimwe na bimwe by'ingenzi wamenya ku modoka. Gusa nanone kugira ngo ujye mu modoka, murabyumva, kugira ngo ujye mu modoka uyitware nuko uba uyizi, icyo nicyo kintu cya mbere. Iki rero akaba ari igice cya mbere. Muraho neza, murakaza neza kuri channel Mr Scholar Kizito. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Kuri uyu munsi wa none rero nkuko nagiye mbibabwira ko iminsi igiye itandukanye nzajya mbagezaho ubumenyi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi wa none tugiye kujyana na rya somo rya mbere rijyanye no kwiga gutwara imodoka. Gutwara imodoka rero bisaba kuba nyine uyizi, ariko hari bimwe na bimwe ugomba kubuza. Ya mbere na mbere rero nkuko mubibona, iyi ni imodoka y'ubwoko bwa Land Cruiser. Niyo twiciyemo kuri uyu munsi wa none, ngiye kubigisha nkabigisha ubumenyi bugiye butandukanye. Kuri uyu munsi wa none nujyana natwe uramenya byinshi, kandi nureba rino somo urahita umenya imodoka. Iki rero mureba, ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye, ariko hano kuri aya maguru pedale, aha niho ushyira ikirenge, naho niho ushyira ikirenge. Iyi rero ni amburiyage, iyi ni amburiyage, iyi ni feri, hano ni umuriro. Iyo ukandagiye hano aba ari umuriro uri kongera umuriro mu modoka yawe, ikaba yakwirukanka ku buryo budasanzwe. Noneho rero aha rero akaba iyi ni levier de vitesse. Iki mureba ni levier de vitesse kabisa. Iyi no ni vitesse ya mbere, iya kabiri ni iya gatatu, iya gatatu ijyamo ujyana imbere, iya kane no gusubizayo, iya gatanu ni inyuma. Iyi rero akaba ari reverse cyangwa se gusubira inyuma. Iyi rero nkuko mubibona, aka rero mushobora kwibaza ngo nagaki, iyi ni feriyamu. Iyi ni feriyamu cyangwa se feriyamu y'amaboko. Iyi ni uyishyiramo igihe imodoka ugiye kuyihagarika igihe kirekire, iyo uhakoze ihita ihagarara. Rero ikindi ni uko hano akano ni udutambutsa umwuka, ibi ni umwuka. Aka rero kano kamenyetso abenshi bakunze kwibaza ngo nagaki, ariko aka kamenyetso gasobanura danger, cyangwa se ushobora kugakoraho cya gihe imodoka yawe uri kumva, ni urugero ugiye kuyishyira ahantu, cyangwa se ipine riratobotse, cyangwa se ugiye nyine, bisobanuye nyine ni danger nyine, igihe imodoka yawe uri mu muhanda ariko ukaba ifite nk'akabazo runaka, ariko uri mu muhanda mu buryo bwawe. Noneho rero iyo tuje aha ho ni ibisanzwe, hano kubloka imodoka. Ikindi ni uko tuno tw'imbere rero, aha niho turebera amazutu dufite mu modoka yacu, cyangwa se tukanareba urugendo turi gukora, ibirometero. Ibi ni ibirometero dukora. Noneho ikindi ni uko ikindi wamenya ku modoka, ndumva aka ushobora kwibaza ngo nagaki. Aka rero aka kantu kari kumwe na levier de vitesse, kano gatoya gakora cya gihe ubunyereri bw'imodoka waba bwabaye bwinshi cyane, ukaba wakwibaza uti si imodoka yanjye ko yaguye mu binogo ndayikuramo. Iyo ugakozeho nabwo ni kuri izi modoka z'amalande cruiser, akenshi ziba ziyafite, Toyota Land Cruiser. Iyi rero iyo ugakozeho ukamanura, imodoka yawe amapine arihuta cyane, ku buryo y'amapine yawe noneho imodoka igira imbaraga nyinshi cyane. Noneho ikindi ni uko ushobora kwibaza ngo utu ni uduki, ariko kano kantu ikintu kamaze, aka ni uko kakurinda izuba. Iyo izuba ribaye ryinshi imbere urakamanura. Noneho ikindi ni kano aka kareba inyuma, kano kamera kareba inyuma, ukaba wamenya ngo imodoka yawe nimba iri mu buryo bwiza, uba uri kureba imodoka ziri inyuma yawe, ziri kuri inyuma yawe, ukamenya nimba ushobora kudepansa ibintu nk'ibyo. Noneho utu ni udutambutsa, tukaba dushobora gucamo umwuka igihe imodoka yawe uri kumva hashyushye cyane. Utu tuboro tuzana umwuka mwiza mu modoka, nyine hakazamo akayaga. Iyi yo ni radiyo nkuko mubibona, iyi ni radiyo. Ikindi ni uko aka kaboro noneho niko tugezeho. Aka kaboro rero aka ni uko ukoresha igihe imvura iri kugwa, kakaba kagira ute, gashobora guhanagura amashayi yaje ku modoka. Noneho ikindi ni uko aka k'ibumoso ko ikintu gakora ni ibinyoteri. Ngiye gushyiramo ikinyoteri cy'ibumoso, ugakoraho n'icy'iburyo, cyangwa se ugiye gucana amatara y'imbere, ibintu nk'ibyo. Rero nkuko mubibona, imodoka nabwiye ko tuzatubagezaho amasomo agiye atandukanye, ariko kuri uyu munsi nabateguriye iri somo rya mbere ryo kumanza kumenya ese n'ibiki byibanze wamenya ku modoka yawe, ese n'ibiki ushobora kumenya. Mwakoze cyane kwana natwe rero, ndabashimiye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ibuka gukora subscribe kuri channel Mr Scholar Kizito niba ubanye natwe bwa mbere, kuko aha niho musanga byinshi mukahakura ubumenyi.
ciao ciao, ngewe ndakagaruka.